turabasuhuje mwese abakurikiye icyumba cy'ibitekerezo TV. Tugiye kurebera hamwe amabanga yahishwe ku muryango wa Illuminati. Ukuri, amabanga n'ibihuha byakwirakwijwe ku muryango wa Illuminati ukomeje guteza impaka ku isi. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV. Turabasuhuje mwese abakurikiye icyumba cy'ibitekerezo TV. Tugiye kurebera hamwe amabanga yahishwe ku muryango wa Illuminati. Ukuri, amabanga n'ibihuha byakwirakwijwe ku muryango wa Illuminati ukomeje guteza impaka ku isi. Mu myaka myinshi yashize, izina Illuminati ryakomeje kuvugwa cyane mu bitangazamakuru, ku mbuga nkoranyambaga no mu biganiro by'abantu batandukanye. Hari abemeza ko ari umuryango ukomeye cyane wihishe inyuma y'ubutegetsi bw'isi, ubukungu, imyidagaduro, mu gihe abandi bavuga ko byinshi bivuga kuri Illuminati ari ibihuha ndetse n'inkuru z'ubwoba zidafite ibimenyetso bifatika. Ese Illuminati ni iki? Yatangiye ite? Kuki abantu benshi se bavuga ko ibyamamare, abanyapolitike n'abakire bakomeye baba ari abanyamuryango bayo? Reka twinjire muri iyi nkuru mbarankuru maze usobanukirwe byinshi kuri yo. Reka dutangire twibaza tuti, mbese Illuminati yatangiye ryari? Illuminati yabayeho koko nk'umuryango nyakuri washinzwe mu mwaka w'1776 mu gihugu cy'icyo gihe cyitwaga Bavaria, ubu ni mu Budage. Umugabo washinze uyu muryango wa Illuminati ni umugabo witwa Adam Weishaupt, wari umwarimu wa filozofiya muri kaminuza. Intego nyamukuru z'uyu muryango zikaba zari ukurwanya ubujiji n'ubuhezanguni, guteza imbere ubumenyi n'ubushakashatsi, gushyigikira ubwisanzure bw'ibitekerezo, kugabanya ububasha bukabije bw'amadini ndetse n'abami. Ariko nyuma y'imyaka mike uyu muryango utangiye kubaho, ubutegetsi bwa Bavaria bwagize gutya bugira amakenga akomeye, hanyuma buza kuwufunga kubera ko bwatinyaga ko ushobora guhungabanya igihugu cyabo. Aha ushobora guhita wibaza uti, kuki Illuminati yakomeje kuvugwa na nyuma yo gufungwa? Nubwo uyu muryango waje gufungwa, imyaka yakomeje gushira, hakomeje kugenda havuka ibitekerezo byinshi bivuga ko utigeze ucika, ahubwo wakomeje gukora mu ibanga rikomeye. Abemera aya makuru bakavuga ko Illuminati igenzura amabanki akomeye ku isi, ikagenzura za guverinoma zikomeye, ikaba kandi ari igenzura imyidagaduro n'ibyamamare, ngo ikaba ifite gahunda yo gushyiraho ubutegetsi bumwe bw'isi yose, haribwo bita mu rurimi rw'icyongereza New World Order. Nyamara kugeza ubu nta bimenyetso bifatika byigeze bitangwa ngo byemeze ayo makuru. Kimwe mu bimenyetso bikunze guhuza na Illuminati ni ijisho ribona byose, All Seeing Eye. Iri rikaba riri muri mpande eshatu. Abantu benshi bavuga ko iri jisho ari ikimenyetso cy'ubutegetsi bwihishe, ariko abahanga mu mateka bo bakavuga ko icyo kimenyetso cyakoreshwaga gusa mbere cyane y'uko Illuminati ibaho, kandi kikaba cyarashushanyaga ijisho ry'Imana cyangwa uburinzi bw'Imana. Hari amakuru menshi yakomeje kuvugwa akavuga ko Illuminati yaba ihuza ibyamamare ndetse n'abandi bantu benshi batandukanye. Hari abantu bakunze kuvuga ko bamwe mu bahanzi bakomeye, abakinnyi ba filime n'abanyapolitike ngo baba muri uyu muryango wa Illuminati. Ibyo bakabishingira ku bimenyetso bimwe na bimwe bagaragaza mu mafoto, amashusho y'indirimbo zabo, imvugo cyangwa imyitwarire yabo.
ariko nta gihamya yizewe yigeze igaragaza ko umuntu runaka ari umunyamuryango wa Illuminati. Kenshi usanga ari ibitekerezo by'abasesenguzi cyangwa abakunda theories z'ubugambanyi. Ese koko uyu muryango wa Illuminati waba ugenzura isi? Iki nicyo kibazo gikomeye kurusha ibindi byose. Abemera theories z'ubugambanyi bavuga ko intambara nyinshi z'isi zitegurwa n'uyu muryango. Ibibazo by'ubukungu bikorwa ku bushake. Abayobozi b'ibihugu bakaba bakorera amabwiriza yawo. Ariko abashakashatsi n'abanyamateka bavuga ko nta bimenyetso bifatika byerekana ko hari itsinda rimwe rigenzura isi yose mu ibanga. Reka turebere hamwe impamvu inkuru za Illuminati zidashira mu mitwe y'abantu. Hari impamvu nyinshi zituma abantu bakomeza gushishikazwa na Illuminati. Iya mbere, abantu bakunda amabanga. Iya kabiri, hari ibintu byinshi bibera ku isi ariko bigoye gusobanura. Gatatu, imbuga nkoranyambaga zituma ibihuha bikwirakwira vuba. Icya kane ni uko filime n'ibitabo byinshi byakoresheje inkuru za Illuminati. Tugana ku musozo w'iyi nkuru, reka tubabwire ko Illuminati yabayeho nk'umuryango nyakuri mu kinyejana cya 18, ariko uwo muryango ukaba waraje gufungwa nyuma y'imyaka mike. Ibivugwa uyu munsi ko igenzura isi, amabanke, ibyamamare cyangwa se za guverinoma ni ibitekerezo n'inkuru z'ubugambanyi zitaremezwa n'ibimenyetso bifatika. Icyakora kubera amabanga menshi ayivugwaho, Illuminati ikomeje kuba imwe mu ngingo zikurura abantu benshi kandi zikaba zikomeje guteza impaka kugeza n'uyu munsi. Ese Illuminati ni ukuri cyangwa ni inkuru yaremwe n'abantu? Igisubizo nyacyo kiracyakomeza gushakishwa. Reka dusoze iyi nkuru yacu tubashimira mwebwe mwese aho muherereye mufata umwanya wanyu mukemera gukurikira Icyumba cy'Ibitekerezo TV. Mwahisemo neza. Mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose. Mwebwe icyo gukora murakizi, si ngombwa kukibabwira. Mukomeze kugira umunsi mwiza. Nge ndi Emmanuel Nshimiyimana, umugaragu w'Imana n'abantu.